Ivana imbega ijoro ryari ryiza. Shaje abagize ritese mwana. Ese ryakubereye ribi. Shanara incuramye ngo byabaye byiza se. Waraye ucuramye kubera ikizi. Kuhagiye kavanga ziranzoga kura no kara neza. Akose wa mungani ziranzoga twanyweye. Saza twaye twamuhihwinishije. Wirabwo ni gihwini. Hebonaga yatujyana kwikigana akatugarura gute. Urabona amafaranga uramukobwa we yari yamushyiriyemo. Saza kirakaze. Mbega umusaza. Umukobwa ufite amafaranga kuri ya koko. Aya ariko ibintu twamukoreye ibyo byari ngombwa. Oya nawe. Oya bura turacyatangiye. Turacyari mu itangiriro. Ahako genda ndimo ndibaza zabi Kigali gute. Ase wa mungani umusaza twajyanye i Kigali tumushutse ngagiye kureba umukobwa we twarangiza tukamutayo. Ibikote ntabwo turi abana beza. Oya da. Turacyamuhemukira n'umuntu. Yaduteje abana Regina House baratumenya. Kwa mungani cyaradokoze we. Dore inkoni. Ibibote bikataguye. Ibikoni bakimubona inzerere zipota yari kumufunga. Samungana ubu babaye bamufunza. Ako natwe tutari abana beza. Oya nisi ubundi ako bamwiza gute muri iyi se. Erega gukora nabi ntago bivuze ngo niba umuntu yaragukoreye nabi naho umwishyure nabi. Uranika ameze n'umusaza ganasha. Nibura kuba ari umusaza twari kumugirira neza nibura tukamufasha. Abonaga atari gisambo. Abonaga muri abari kutwishyura. Abonaga muri atari gisambo kuvugishura ukuri. Muvandi cyane atari ndaga. Ni atari nanjye mba mbibona. Akomani. Numve radio maye ntago meruka kumva radio numve n'amakuru abagezwe ubuse amakuru se shaho ko nagihinduka. Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali burarangisha umusaza witwa Muzega Pisi akaba yaturutse mu karere ka Nyagatare akaba yaje azanye n'abasore babiri umwe yitwa Ayivani n'umuvandimwe we akaba yaje mu mujyi wa Kigali guhura n'umukobwa we waba azi umusaza Muzega Pisi yatumenyesha ngo bamutwaye ngo impande ya radio. Yamaye nka data. Kamete nanayikoraho ubwo batadusacinga bakatunda ngo mashaka ko tumukuri Kigali rero birangira. Nese turabigenza utemwa bashaka ko tubigenza. Ariko urumva yamaye nka data. Hari umungo tuziranye. Utazwe cyane. Twamwohereza yakajya kumuzana noneho akagera ina. Twava kumujyana ari. Hajye uwo muhungu bamwita ngo ikira. Nimba mfite numero ye. Ngo ni Kofi. Ako biradukoraho ndagaza. Hane birabino ko byadukoraho. Ntabwo ciye. Katayifatase. Sawa mungani katari kuyifatara. Ko ndi kugeramo ubwobara. Cyana yarageze ubwo. Allo. Kofi bitese. Amakuru. Ariko jya witaba ubangutse nk'umuntu wabaye i Kigali. Umva ukuntu uri guseka wajya ngo ntago ari ibibazo umva se. Umva vayo hano ahajya ahantu mbura haza. Iwacu. Noneho ugiye kuhaza hari akazi nakuboneye nshaka kuguha. Gira vuba ukoreshe nk'iminota 2 yonyine. Tebuka vuba kandi nutinda ndabwira undi. Tebuka. Kuza ni kimwe no kujya gukora akazi ni ikindi. Arakemera akazi. Arakemera amafaranga turayafite twayari ura musaza. Nako twaramuhihwinishije. Ntacyo ubwo nangerekana nyene nigeze ndekaza tukarara kubikora koko. Oyo riya wenda mwize yagiye kuza bikore. Ahubwo se arabwirwa n'icyahana herereyera. Yani minose wa mukobwa yaguhaye uhamagara wa musaza. Iri ku gapapuro. Yego. Wagiye ukandebera ku buriri mwa. Ese ndamenye wabishize. Ku buriri niba nagashyize hehe. Oya we nimero zireke turazishaka neza hari uko twabonye n'uwo musore yaje. Oya ura musore wagiye koza uko nashaka amafaranga. Abantu babaye i Kigali we nago biza. Bafite inyota n'inzara by'amafaranga. Kajya kumwishakira uwo musaza. Aya nago twajyayo. Ura musaza wamukira yahita gufungisha. Yahita gufungisha ko kanya wahava ugiye muri gereza.
ese bebe ugiye hehe Jana yapfa gusura cyane. Okay, muracyari kumwe Cyane rwose. ese basi nasaze gukundana nanjye bidashoboka bazaretse tukiye inshuti bisanzwe Mfite ndazifite n'nyinshi. nanjye ariko wampa amahirwe tumwongera muri izo nshuti nyinshi da Ntacyo bitwaye. okay nese muze ko namuherutse amakuru ye waba uzi ahantu yaba ari sayi Nzi amakuru ye ni meza. Muri iyi minsi yagiye i Kigali kiriya kivuye n'uburyo ari ikinyacyaro cyagiye i Kigali iwanyu atagera yasa ariko ntimugasuzugure. afite umuntu ariko yasanzeyo ntabwo yashobora kugenda mu mihanda y'i Kigali Yego. okay shani byiza kabisa wese usubiyeyo ryarira Nasura mu kwa cumi. rwacu k'uyu mwaka cyangwa k'ubutaha Uyu mwaka. ko mbona washomye uzabona amafaranga kugeza i Kigali ra Ayabona se. Bandi mu biti byo nabo basanga. none se kuba uri mwiza no kuba uri mubi bihuriye no kubona amafaranga cyangwa uricuruza Ntabwo nicuruza ariko ku buryo ntabura amafaranga yanjye gukizaza. Ntayakorera. okay nareba nyine njya gusura wa basheri wawe ngo tuzasubira tu Wese ubundi byiza. shangiye imbere aha ngaha hari umuntu ngiye kureba numvishe muri mushyashya inaha ariko sinzi nyine byari Sawa nyine cangamo. merci mwizeye cyane ariko se umwana wabaye imyaka 3 muri Kigali ni gute atabikora ibintu nk'ibi nanjye kanze negereze ndebe koko niba aramuzana ari gutinda igihe namubwiriye cyangwa yabivuyemo cyangwa shaya nakubeshye aya so yabikorara oya reka tube dutegereje turebe nimba araza cyangwa n'uri uri kuza we pusi nuriya kofi ewana icara uyu ngo niwe wademenyereye Kigali uramubona se sasa n'abanyakigali se nanjye ndaje mu mpera akajogo nyine kofi rero urumva akazi noneho nakuboneye noneho rero urumva nyine urabona turaziranye ariko ntabwo tuziranye cyane nyine ariko nyine kuba naguha akazi ntabwo ari ibintu birenze wagakora sibyo cyane noneho rero umva ukuntu bigiye kugenda urumva nyine hari umusaza watwiyambajije ngo tumujyane i Kigali urumva turangije bitewe n'uko yari afite nyine ibintu by'ibiceri tumwaka ibyo yari afite nyine kugira ngo natwe tubeho tumutayo turiyizira none twumvishe kuri radiyo bavuga ngo umusaza yaburiwe irengero ari gutangaza ngo nyine niba hari bene wabo bagire bajye kumuzana mwamutaye Kigali twamutaye Kigali nyine hariya Nyabugogo hino gutya hino kuri ariti hari nyine usa nkaho uri kuza mu mujyi aho uramwumva noneho rero turashaka ko tugutumayo urumva ukajya kumuzana ntabikora i Kigali ni nk'iwanyu narakure cyane noneho rero kumuzana rego duca amafaranga menshi wapigura itike yawe irakujyana ikanakuza nurangiza nuvayo noneho turakugurira n'akantu umuntu wacu arega narabasubiye wanyu se Kigali usubiye ni Kigali gutembera ndajyayo nta kibazo ubuse twakugenera nkangaho urebera atenke wenda tenke 10 kari menshi mwa 10 ntabwo ari menshi rega nanjye baragiye Kigali gusa ngeze nkahurira n'abanywanyi navuna agacupa mbaguriye neso hari isimu uragenda wikoreye mwa hano urabugiye mu kazi bro wanjye ni 6 none uraburi no gutembereramo urumva tuguye 6 munanegera haje kwe turagutegera naribi nta kibazo mu muntu ugende muzane nyine turaguhereza nimero uragenda ugahamagara umukobwa afite umukobwa we usa nkaho ugiye gusamo nk'inzobe ukuntu nyine ubaho ngaho i Kigali yaraje nyine amuha ibyo bintu twatwaye urumva n'umukobwa ahita agenda twashaka ukuntu tuguha izo neza warangiza ukajya kumuzana sibyo nta kibazo ariko ukamubwira uwo mukobwa ko twebwe twaburanye nawe namwe mwabuze wewe umva ukuntu uramusobanurira uramubwira ngo nyine ngo yari ari kumwe we hari bunabikubaza noneho umubwira ati ngo yari ari kumwe n'abasore urumva noneho sinzi ngo ukuntu umusaza yagiye kunyara abasore barangije baramubura ubwo ngo niko yabuze nawe ibintu by'i Kigali urabizi ntabwo wabura ukuntu umubeshya cyane bwose uragenda rya ntabwo mumbwire sinagendera ni muri amakazi watumye gutanga amatangazo ngo yabuze gutina gato ukazanga turi muri gereza bashobora no guperereza nyine abantu bari kumwe icyo gihe na n'ubu nagenda Kigali se nta Kigali ntabikaze n'ubu dushaka ukuntu tubikurikirana agende se n'amafaranga n'ubu nahita ngenda rwose none se ntayo ufite
nyine tuze kukwishyura noneho tukwishyurire hamwe najya kwakura misiyo nkagenda n'amafaranga mu maya nyine twaza kukwishyurira hamwe uvuyeyo ndizera ko aribyo byiza asa n'utuzi usoje n'akazi abantu baratuzi tuziranye ngiye kubakura nk'abantu b'abanywanyi banjye nkoresha yanjye ntinza murayamara we turayaguhera rimwe noneho tunarenzeho n'akantu kuko wakoresheje ayawe ikibazo tukanubanga tukarya ubu noneho ubushaka wanagira nta kibazo guka ngende turabibuza kuri phone wegerayo noneho uhita umuhamagara n'ubu uri mu modoka mpite nkuha nimero za wa mukobwa muze kuvugana oya nta kibazo turabibuza sawa gerayo uramubona sibyo nakubwiraga harakaze ukimureba ni igisambo uramwana akose nawe amwibyera uriya ni igisambo namubonye burangiye ko ntabwo ari igisambo cyane uriya mwana ndamwizeye ari bubikore ariko ukimubona gutya amaso ku maso ubona ko ari igisambo neza cyane ariko ubona ko anasirimutse arasirimutse ariko ntacyo uriya ni igisambo ibintu by'ikigali uriya arabimenyereye ntabwo yabikora ibintu byo kutunyangaye gusa muso urabona ukuntu amasaha y'umugoroba ameze neza aya masaha yo ndabona atabaho kabisa akazuba kameze neza ako se ko nibutse wa mukobwa ashobora kuba araza kudusura hari uno munsi uyu munsi ni ku cyumweru uyu munsi ni ku cyumweru nanjye nawe nabyibagiwe aho rero ako se naza ubu turamwakiriza ikira birakaze gukara se gusa ahubwo ahora turamwakiriza ibigori ibigori barabyemera mwa none ko ari ngibi hano buranokeje kuba byokeje byo birokeje ahubwo ikibazo ni uko atarabyemera cyarabyemera cyangwa se akanabinenga ngo abantu b'abagabo ngo bakiriza abantu ibigori oya nabireka turabirya none ariko twaba dusebye oya ariko ntabwo useba ntabwo mbese urumva umuntu yaza ukamwakiriza ikintu akacyanga wewe n'ubu usebye ntituradutegeka ntabwo adutegeka ariko nyine iyo umushyitsi arega ni nk'aho agutegeka maye nka data bazane mbe ndirira ase kumaye gato mwa ngaho sana ikindi ariko nkaba ndiba naza ikintu ngahakire icyo nari kumwakiriza iby'abashyitsi ariko ni ibi nabyitondeye naza ararya ibyo abonye nabyitondeye kubyotsa rero kuva igihe wabereye nibwo ukoze akantu kazima twe turotsa igihe wabereye uteka ibiryo ntushyiremo umunyu ibintu byose ukabikora nk'aho nta bwenge ufite ariko ibi iki kigori cyo twe turotsa ukagira ngo dufite kampani wacyumvishe ariko waciye ibikomeye nta byoroshye bihari wapi twe gikomeye cyo cyiza wacyumvishe ayo amenyo yameze nk'iminju barabishobora mwa arabijye ibigori byakomeye mwa ibigori byakomeye ahubwo ni ukugira tukabisarura ubu nibwo tugitangira rero kugira iki kurya ibigori kurya ibigori ariko ni nk'aho ari byo tugiye kujya turya noneho nteko nta bindi bintu dufite mu nzu none ko byeze nibishira tuzakubaza akawunga ngo n'ibyuma 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 urabona ukuntu kiryoshye kiraryoshye nicyo cya mbere ibi ni bya bigori biba ibintu bitatu ugahita uhaga aya nta bishyimbo twasigaje ngo jane turishe ntabyo iki kigori wowe ibintu byose uzajya ubimara aha angore ntabwo kuba uri bucura ntabwo bivuze ko uncura muri buri kintu icyo ari cyo cyose cyose shaka ikigori wowe mva imbere nta bintu bari kunywera ntabwo aba ari wapfa kamwiyore rero ikigori ngo kirakomera hano ngaho ibyo byeze abyita gusarurira igihe kurya umugabo kigasibona hasi uba uri kugishobora urasiwe urasiwe ndamuzi uriya niwe uzi ko ari we ndamuzi cyane noneho ko turasiba mwa abandi bahanze bwicara ariko turi busebe pe ni wowe usebye cyangwa iki kigori nyijuguye ashaka ikigori wanyu tubisubize mu nzu yakada ntabwo mpapfa ariko ni akazi ko intebe warayigurishije iyo wayiriye intebe nayiriye njyenyine se ntawe twari turi kumwe wagurishije intebe ariko ibintu byose ko uba ubyikura reka se ntabwo mbikora njyenyine
reka ze ndebaho wicara ntabwo ari byo aha ntabwo ari byo kabisa aha mva nuko ari amabura akenda ntabwo nari gutumaza rwose oya na aramukubwa ariko ni mwiza ari mwiza byo ntabwo twabigarukaho ntabwo twabigendaho ugara utwo tuntu mwikoreye wagira ngo muraziranyera komera cyane mwese bebe wicaramo gutya icyamo gutya ntabire iyi niyo ntebe yacu dufite ariko nyine ntuduseke reka twarati aha tumeze neza weho nanjye meze neza nyine urabona dusanze turi kurya akagori ubuse ujya ugashobora ngo tuguhehora ndabishobora cyane zana ikigori tumwakiriza ibigori zana n'injye urabanza kugifataho nyimuhereza ibigori bireze umfashije iki ngiki nkugirire ko nta kibazo se nta birenze wawe aho wari umeze neza nanjye mbabibona pe umuganize gake ariko waratwanze aya ntabwo ari ukubaga weho nande yabanze weho nande yabanze ariko ndi kuvuga tugane ntabwo akidusura nka mbere akazi kaba kameranye imana kakaguheranye nanjye mbabibona pe ngake twibereye hano mu cyaro natwe turi kuganira ngaho nyine rya nari weho wakimaze se sha ndahaze pe urahaze ariko ze kwihagarara biriya mbabarire ntunsabe bigo bikomeye kuri warenza kimwe bikomeye ibigori byoroshye kuri wagira ngo ni umuneke nibyo uri kuvuga ngo bikomeye oya uze oya ariko nyine nyine ari kuncira isiri ngo njye kuri tuwarete ariko ntabwo mbishaka cyari kugira ngo agusigarane uzi urumva nabyemera oya ibigori mu byejeje hano inyuma y'urugo urabona dufite isambu imanuye twahinze kare rwose twahinze kare cyane twahinze kare ibigori byera kare ubu muri iyi minsi ibigori kari byiza se nk'uhehora oya ntacyo nsuzugura oya cyane nahaza reka yewe oya da uratahaza reka twe tuba twariye kare oya ubu ngubu bari kwijijisha nyine ngo yahaze cyangwa agira isuku oya da serum bo samuso ubu se sinaba ngira ayo genda ujyayo kugira ngo n'akanya kanene oya nawe ariko waba unateretaho nta kibazo mbe niritaho nyine yaminiye rega ubu nashaka uburyo uzajya utereta abawe tesitingira kuri sheri wanjye ndabikwemereye mutera imitoma ariko itaramukura mu bye oya ubwo noneho urananze muri make oya ntabwo mutanze ariko uyu ni umuvandimwe wanjye agomba nyine gushaka uburyo nyine yagira utuntu mbe ndi guteretaho nanjye nyine yawe nganyiza utanterera oya aranateraho udutoma nyine umutwe udutoma nyine imitobe umuntu uzajya yirira n'umuntu uwuhe umweru ukundi oya reka ajya gutera umutoma nanjye ngutera uwundi oya mutera umutoma wa mbere uwo mutoma wa mbere ariko nzagutuza mu ijoro weho yewe buriya akamubwiza ukuri njye urumva njye nzahugurira igikombe cy'ubuki gitware cyose wenyine iwanyu ubundi ubuki ako mwana nakubwiye ngo nturengere none ibintu utangiye wenda iyo uvuga ngo zamukunda paka imiyenzi yeze pome ko ari byo biharaho none uhise uvuga ngo ubuki mwa burahenze ubuki butajya bupfa no kuboneka nyine se musohoka amengiye mu nzu ujya hari ujya ibigori n'indi wabyokeje amengiye mu nzu mari musambe za kanira shira samuso ibigori n'indi wabyokeje ni njyewe arakubya cyane njye wabyokeje wazi kotsa ibigori bambwiza ukuri ibigori ntabwo ari njye wabyokeje ninjye ukeje ibigori wabyokeje kijyambere wari ukijyambere ikibazo sha nkaye miliyoni kuri miliyoni
uyu ngabo atwaye 0 kuri miliyoni. Oya? Yego. Ntabwo yitwara. Uyu nguyu hari ahantu bandamushyira heza. Ubundi hari ibintu tuba twarakoze tugahita tugira amanota aruta yanyu yose ibyo mwakora byose. Ariko uramujyana iwanyu ntabwo ari hano. Ni iwanyu. Iwabo? Iwabo se kumariye. Bo Samuson naco kamengiye man kamengiye. Ujya he guma hano nakubwiye ngo tesitenga uburyo cyo uzajya ukora ibintu byawe si bikunaniye. Ntabwo nge nzatereta ngo ni mugani. Nese uzakora iki? Rata amakuru. Amakuru ni meza. Twaraburanye pe. Ese ntabwo wari unkumbuye ra. Duherukana kera. Duherukana kera cyagiye duhagaze hano nijoro. Duherukana kera. Wewe nani? Tayo turi batatu ahadusanga. Rega nanjye nsigaye nibagirwa vuba ubwo narinzi ngo ni kwa kundi nyine unyibe tukajya kubareba. Ngaho nimwongere muganire ntabwo ngira ko. Kuko uvuze shero ukareba uriya niwe usigaye sheri wawe. Sheri wanjye. Karame. Nshaka Amazi. Wajya ukayamuzanira amazi. Hano dufite Nile tukagira icyambu na robine uranywa yahe. Urakoze kwamamaza genda umuzanira yariyo yose arapfa kuyanywa. Kiri mu rugo se wameze bate? Na mukuru wawe ameze neza? Mama wawe se komeruka ariko wambwira ngo tugire n'iki ngo nje ujye kunyerekana nyine ngo nakira amazi. Ntaganzi. Bo numvaga muvuga ibintu bya mama we n'iki ushaka kuza kumusura. Nyine ndabona nigeze guhura na mama we aransuhuza nyine. Hajya baracenga imineke. Baracenga inuzi imitobe. Imitobe? Urwagwa ruba ruriyo. Aho tuzajyana. Kunda umutobe? Oya nje nako njya nk'inzoga imitobe. Hajyana so zawe ari papa wanjye ugiye kunsabira. Tuzajyana nyine nk'umuvandimwe. Umuvandimwe? Oya we nakujyana nyuma tutari kumwe n'uyu nguyu. Nzamubwire sheri. Baze mu rugo ndababwira ngo ngiye gusura inshuti yanjye kandi we ntabwo barakumenya. Ngomba kuzaza kwiyanzuza rero. Tujya bazana dutekera sigo. Sibaza dutekera rata. Batekera tuzabatekera kuko ibiryo ntabwo biba. Nese iwanyu mugiraga agafuka k'umuceri se? Umuceri? Umuceri urahari. Nta kindi kiza mufite se mu rugora? Ngewe nkunda agahunga. Agahunga? Agahunga. Ubundi mu rugo duteka ibintu bitandukanye icyo ushaka nicyo tugiteka. Nyine ntuduseke ngo turi kubunza inda urabona ubundi kubera nyine ibintu tuba dukunda kubivuga cyane. Ushobora no kujya mu nzu hano asangamo ibintu by'ibifuka by'imiceri byinshi cyane. N'akahunga kashize n'ibihunga biraho. Reka namwe muba mwaneguriye. Mwanyekereje ibigori. Uzi iki kigori amafaranga kigura iwacu? Kubera ari mu mujyi biba bihenze. Ariko dore ikigori kinini we. Umujyi hehe hari? Muri za karitsiye za zindi zacu. Kigali. Kigali? Kigali ubu kiguraga nkangahe? Iki kigura 300. 300? Ubu hari magatu yacu uriye. I Kigali. 300. Inaha hari ibiryo pe. 300 yose. 300. Sister. Ngo Samuson. Uyu mukobwa aratahaje ariko nda amasaha yageze. Kandi ibigori bikaba binashize. Kwa mongane ndabona bwije. Sister wakitahe. Sako numva muri kunyiruka. Oya naga ari ukukwirukana dufite ibintu byinshi byo kwitaharega mu kanya. Nubundi nari mfite urugendo. Ndacyagenda nubundi kambe nitaye. Ahubwo zongera kudusura nka ryarira. Kuri Noheli. My God. Kuri Noheli hajye ubwo turi mu kwa gatanu. Ejo nekera. Hajaje Noheli yararangira. Noheli yararangiye. Oya. Azaze mbere yayo ahubwo. Sawa turi kumwe. Bose Ayivani se ni sheri wawe. Oya. Wowe ntabwo wamerekeza buriye. Igenda nta kibazo. Ayivani merekeza. Mugeze imbere.